ntabwo iyi Mana idakomeretsa ntabwo abantu bamenya ko ari Imana, kandi itomora nta nubwo abantu bamenya ko ari iki, ko ari Imana. Ibyo bintu byose rero igize ite, irabishoboye. Ibyo bintu byose biri mu biganza byayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Urahita ubaza utese ko Rusi cyangwa Naomi ko yamukomerekeje, ese Rusi we ntiyakomeretse? Ese mwumva Bibiliya itubwira ko nabura uyu mugore yasigaranye n'inda? Nta n'inda yasigaranye, yasigaye aho ngaho. Kandi ikimenyetso cyuko yabanye n'uyu mugabo asigarira aho ngaho. Buriya bene data mbabwire, hari ubuzima buba bubi kushaka, wamara gushaka umuntu mutarabyarana akagenda, ni ikibazo. N'abashakanye nibabyare bagira ibibazo. Buriya twamaze imyaka 5 tutabyaye, ariko mbabwire ibigeragezo ngiye kubabwira icyaje, sibyo? Icyaje mbabwire ngo kirakomeye, ngo cyari gikomeye kubera ko ari icyanjye. Ariko nawe icyawe ntikigize gite, nawe icyawe ntago cyoroshye. Kumara imyaka 5 witwa papa mbyirire ntago bigize bite, ntago byoroshye. Abandi bakubana bakakubwira ngo wicare ku musambi hamwe n'iki n'abana, kuko ntago uri iki, ntago uri umugabo. Watangira kuvuga abantu bakaba ngo nawe kandi ngugize ute, nguravuze. Umudamu yatambuka yabona umwana bati kandi kira kigore kiraroga. Icyo nacyo ni iki? Igikomere. Ni igikomere, ariko ikomeretsa. Haleluya. Amena. Ijya yomora. Arya madamu yabwiye ko tubyaye kangahe? Gusa ntabwo yatwoka. Ukomere Imana amashyi. Yesu ashimwe. Haleluya. Amena. Iyi Mana irakomeye, iyi Mana irica kandi igakiza, ishyira ikuzimu ikagira ite, igakura. Uzabibaza umugabo witwa Yobu, yanze kujya kuburini niwe aravuga ati ntago nzajyayo, batugiriye nabi. Ariko Uwiteka aramubwira ati ngiye kuzakwereka ko ndi Imana kandi ishobora byose. Irangije iramufata imushyira he, ikuzimu. Amarayo iminsi ngahe? 3. Ku munsi wa 3 iramuzamura, iramubwira iti wambonye? Yarayibonye cyane, yarabonye. Iyi Mana yacu irakomeye. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Nta muntu wakwirata ko iyi Mana idatinya, itagira ubwoba. Wibona umuntu ahawe yize ave mu wa mbere, aragize primaire, atangira secondaire, agera muri kaminuza, namara kubona impamyabumenyi mubwira iti ngwino imutware. Kandi yaragize ate, yaravunitse. Ababyeyi barishyuye minerivare ntako batagize, baragurishije imirima ntako batagize. Ariko Imana ikagira ite, ikamuhamagara ikamubwira ngo ngize ne, ndagukeneye, ndagushaka. Iyi Mana iteye ubwoba. Iyi Mana niyo kubahwa. Haleluya. Amen. Iyi Mana niyo kubahwa. Iyi Mana yabanye na Naomi ava mu gihugu yari yarasuhukiyemo, ariko iramwibuka, iravuga ngo ntago uzagenda, ntago uzasubira iwanyu wenyine. Irangije imuhamo kazana witwa nde, Rusi. Nuko na Orupa nawe ntako atagize kugira ngo bajyane, ariko agira intege nkeya. Ariko Rusi waravuga ati umva, sezeranya nawe iki, iri sezerano ko Imana yawe ari izaba Imana yawe, kandi aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara. Ariko ku musozo w'uru rugendo rw'aba bantu Imana yabagiriye neza. Haleluya. Rusi yarihanganye
amaze kwihangana nubwo yaragiye mu gihugu kitari ikiwabo, ariko Imana yahamuhereye umugisha. Yesu nashimwe. Iyo umuntu akoreye Imana, iyo umuntu yubashye iki? Yubashye Imana. Iyo umuntu agira isezerano n'Imana kandi ntaricemo, Imana imugirira neza. Kongere duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Iyi Imana yacu irakomeye, iyi Imana yacu igira imbabazi nyinshi, iyi Imana yacu yatwoherereje Yesu Kristo umwana wayo. Bibiliya iratubwira ngo wiki wikineye, iramwohereza aza kugira gute? Kudupfira. Ubwo Imana nuru, Imana nuko Imana yacu ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Naringize ngo mbabwire ngo iyi Imana irakomeye. Yego, Imana irakomeye, ntazagira umuntu uzayiregaho agatuza ngo yirate. Umuntu uzashaka kuyiregaho agatuza azagenda abaze Herode uko byamugendekeye. Amaze kwirata abantu bose bavuze bati turavuga nk'Imana. Ati yego, uko byamugendekeye uzabibaze. Marayika yaramanutse mu kanya ko guhumbya, uzabibaze mu kanya ko guhumbya Herode agwinyo. Ibyo bigira bite? Birarangira. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Iyi Imana yacu irakomeye, iyi Imana yacu ifite imbaraga nyinshi, Imana yacu niyo kubahwa, iyi Imana irakomeye. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Hari ibintu rero byagukomerekeje muri iyi minsi, biragukomeretsa, wumva ugize ibibazo, wumva iyi Imana ntukinayikunze, ntiwongera kuyibonamo imbaraga, ntiwayibonamo urukundo, ntiwayibonamo impuhwe, uyibona nk'Imana y'ingome. Ariko iyi Imana ni inyembabazi. Ikimenyetso nuko yatwoherereje umwana wayo Yesu Kristo akaza bw'isi, bakamukubita igizite ireba, bakamugirira nabi ireba, agasonza ireba, kandi ari umwana wayo. Bibiliya ijambo ry'Imana, Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo umugaragu ntaruta shebuja. None se wowe wavuga ko ari mbi ushingiye kuki? Imana ni nziza. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ujye uyivuga neza, ubundi se wayihungira he nuyivuga nabi? Aho utaha ni iwayo, ahangaha irahari. Niyo wava mu iki gihugu ukajya ahandi, naho igize ite? Irahari. Ikwiriye isi yose ngo mu bibi no mu byiza duhore tugira dute? Duhore dushima. Nihagira uwitwara ushima, ubu uvuga uti nanjye shizagira ite? Izanjyana. Ubwo nukuvuga ngo turi hagati aho ngaho rero twubahiye Imana kuko igize ite? Irakomeye. Imana ishimwe. Ntago rero yakugiriye nabi, ntabwo Imana itakurebeye, ntago yigeze ihumbya kuri wowe, ahubwo yakoze ibintu byose uko igize ite? Uko bishaka. Mureke duhaguruke tubwire Uwiteka ngo wongere Uwiteka uduhumura amaso tubashe kukumenya. Yego, tuhaguruke twese twongere tubwire Uwiteka ngo duhumura amaso tubashe kukumenya neza no kugusobanukirwa. Imana ishimwe. Dusabe pasiteri n'ubundi adusengera. Imana Data wa twese mwiza, Mana Nyiringabo, turagushima kuri Imana itagira amarangamutima yihariye. Uri Imana irebera hose icyarimwe, uri Imana izi kurinda, kandi uri Imana ibeshaho. Turagira ngo wite kuri aba bantu bumvise iri jambo, umuntu wese Mwami umugirire neza. Kandi Data wa twese, icyo twifuza natwe twe gusigana nawe, ahubwo ujye ubana natwe kwibihe bihaye ibindi. Uwiteka Imana Nyiringabo, ujye uba kumwe natwe haba ku manywa haba nijoro. Dusabye umwuka wera w'Imana, mwuka uhindura ibintu, mwuka uhindura ibyanze guhinduka, naze muri iri teraniro. Imbaraga z'Imana zongere zururuke, bimenyekane kuri kumwe natwe. Urakoze kutubera ingabo, urakoze kuturinda, rero none ukageza iteka ryose ujye ubana natwe. Dukomeje rero Mana kuko uragize iki giterane, ngwino kibemo, ngwino wiheshe icyubahiro. Mwuka w'Imana naze, bimenyekane, byongere bimenyekane ko ari wowe Imana, ari wowe Mana, bimenyekane. Amasaha yo gusana igicaniro arageze, uyu mwanya agera mu mitima y'abantu. Wongere wubake nyike zasenyutse, wongere uzisane, bimenyekane ko ari wowe Imana. Udufashe twese hamwe kandi turusheho kukwizera. Abumvise iri jambo bahagakiza gafite itandukaniro, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.